banza adatanga izo serivisi kandi twasanze afite ibikoresho byabugenewe ariko ntibikoreshwa. Nyakubahwa Perezida wa Sena, banyakubahwa Visi Perezida wa Sena, banyakubahwa abasenateri, mvuze mu ncamake byatugaragariye, ariko icyo nishimiye nuko izi mbogamizi zagaragaye. Nyakubahwa Minisitiri w'Ubuzima, Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ubuzima agiye kutugezaho ingamba guverinoma yafashe yo kuzikuraho. Mbashimiye ko mwari mwampaye ijambo ngo ngaragaze ibyari guverinoma yafashe zo gukemura imbogamizi zikigaragara mu mikorere y'amavuriro y'ibanze. Ariko nshime cyane no kuba y'amavuriro y'ibanze yarubatswe akanongerwa akaba ari henshi hirya no hino mu gihugu, kuko mu by'ukuri dusura nka Sena nk'abasenateri twasanze abaturage benshi bashima cyane ko babona serivisi z'ubuvuzi hafi yabo benshi cyane. Kandi turanashima cyane izubatswe hafi y'imipaka, kuko kera zitarajyaho hari abakeneraga serivisi ntibazibone bigasaba ko bambuka, ariko barashima cyane. Kandi natwe turashima iyo gahunda yo gushyira amavuriro yibanze hirya no hino mu gihugu, kubera ko abaturage babona serivisi hafi yabo bitabagoye. Ni byiza cyane. Ndanashima cyane no kuba mu ngamba bafashe harimo izo kuvuga ngo reka bagabanye health post zagiye zubakwa ahantu hatari abaturage, kuko natwe dusura twarayibonaga. Birumvikana abayobozi bazihubatse barakwiye kubibazwa muri accountability, kuko hari usanga kuko baragiye bakayubaka ahantu hatanatuwe ikabura n'abayigana. Izo koko zishobora kugabanywa hanyuma hakaba hakoreshwa hasigara zikoreshwa. Ariko ndagira ngo mbaze Nyakubahwa Minisita, mu ngamba batubwiye zafashwe ni byiza, ariko no muri raporo ya Auditeur General y'umwaka ushize hari hakigaragara kuko harimo amavuriro menshi health post zidakora zigeze ku 117 mu turere 20. 117 mu turere 20 ni nyinshi pe, ntago ari nkeya. Ariko nanone Nyakubahwa Minisita byatubwiye ko bagiye kubaka izindi health post. Ndumva yatubwiye ko bagiye kubaka izigera kuri 100, niba numvise neza. Yego, 100. Nibajije se barabihuza bati? Hari izubatse zidakora, mugiye kongera kubaka izindi, murabihuza muti? Ku ikibugo atabanza gushyirwa imbaraga mu kugira ngo izo zihari zubatse zikore. Ariko ntirengagije cya kintu ngeze kuvuga cyuko hari zubatse hatari abaturage, ariko byibura zubatse zigakora, aho kugira ngo hashyirwemo indi ngengo y'imari yo kubaka izindi n'izubatswe imbere zidakora neza. Ikindi wenda yagira ngo mvuge ku bijyanye n'amavuriro y'ibanze ni ikijyanye na RSSB. RSSB turayishima nayo, kuko abenshi mu by'ukuri abaturage benshi niyo bakoresha kubera gukoresha ubwisungane mu kwivuza. Nayo yazi igihe kandi ifasha abaturage benshi, ariko muri bijyanye no gutinda kwishyuza cyangwa gukora verification ndetse bikabangamira n'ama health post, wenda muraza kumbabarira. Batubwiye ko hari agiye kujya gukoresha uburyo bw'ikoranabuhanga. Iyi mvugo imaze igihe bavuga ngo bagiye gukoresha ikoranabuhanga. Ndibaza bizajya mu bikorwa ryari, kugira nyine baverifie mu buryo bw'ikoranabuhanga, bishyuze ku gihe, noneho abaturage nabo babona imiti ku gihe. Ikindi ngira ngo ngarukeho ni ikijyanye na RMS, kiriya kigo gitanga imiti. Mu by'ukuri Nyakubahwa Perezida wa Sena dusura, hari aho twasangaga abaturage batubwira ko ama health post babuze imiti, imiti ya malaria. Ndavuga muri icyo gihe twasuraga imiti ya malaria, nayo ibaze kubura umuti wa malaria kandi icyo gihe hari malaria. Ndagira mu mikoranire Nyakubahwa Minisita tubwire imikoranire yabo na RMS, rwose bakwiye gukosora icyo kinini nama ntanga cyo kugira ngo imiti he kugira imiti bura quelque fois rwajya habura ngo iyi miti y'indwara zidakira, indwara no zitandura. Umbabarira, imiti y'indwara zitandura ngo ni nk'ama hypertension n'izindi ndwara,
rwose hakwiye kunozwa imikoranire, imiti ntijibura mu mavuriro ayo ariyo yose, yaba muri health post ndetse no mu yandi mavuriro. Murakoze. Ariko rwose ndashima cyane ingamba zihari zo kongera abaganga n'izindi ngamba zose mwagaragaje zijyanye no gukemura ibibazo. Murakoze. Murakoze. Ijambo ni rya Senateri Niyomugabo. Ndabashimiye nyakubahwa Perezida wa Sena. Icyambere nshaka kuvuga nuko iyo urebye muri gahunda ya kabiri y'igihugu yo kwihutisha iterambere NEST2 2024-2029 usanga rwose mu nkingi y'imibereho harimo gahunda y'uko haza kuzamura ireme ry'ubuzima, kongera ubushobozi inzego z'ubuvuzi no kugabanya nyine birumvikana igwingira ry'abana birimo. Kuvuga rero ko ni inshingano y'abanyarwanda twese kugira ngo iyi ntego tuzayigereho. Nkashima cyane ibyo guverinoma imaze gukora, umunyamabanga wa leta yatugejejeho, nkumva ari ikintu kinejeje, kandi n'ibindi bihari abantu nibahuza imbaraga bizashoboka. Iyo urebye neza mu gihe twasuraga hagiye hagaragara rwose ikintu gikomeye cy'ubuvuzi bw'amenyo n'amaso cyane hose rwose, ugasanga ndetse n'abaturage bacu duhagarariye ugasanga barayarwaye pe, henshi n'ubu iyo ugiye usanga barwaye amaso n'amenyo, kandi ugasanga izi amavuriro y'ibanze harahari yo ku rwego rwa kabiri second generation ibikoresho bitagira uko bisa pe. Ibyo bikoresho narabirebye naye ndeba hano Kigali aho nivuza nsanga binaruta n'ibyo Kigali. Ibyo bikoresho bafite bivura amaso n'amenyo, nkatekereza nkavuga nti nyakubahwa Perezida wa Sena hagombye kuboneka mu buryo twishakamo ibisubizo, bwa buryo dukora mu buryo budasanzwe, uburyo dukuye no mu muco w'u Rwanda haboneka umuti. Hari abaganga naganiriye nabo, harimo nabo nanjye nivuza aho amaso, bampa igitekerezo, baramubwira bati nk'ubu ngubu duhereye ku by'ingabo zacu zikorana na polisi zikagira igihe zigasanga abaturage, mu gihe abandi bakora umuganda ku wa gatandatu bakareba abaganga b'abahanga, abaganga mu maso n'amenyo, hagategurwa umuganda wasanga abaturage muri ayo mavuriro tukajya kubavura amaso n'amenyo. Bati ibyo byashoboka rwose, nk'uko urugero rwiza turufite rw'ingabo zacu na polisi, inzego z'umutekano zisanga abaturage kandi ibintu bigashoboka. Numva rero iyo nzira nayo nk'uko abanyarwanda tuye twishakamo ibisubizo, kandi nabwiwe n'abaganga benshi bikorera baba specialiste b'abahanga mu menyo n'amaso, n'iyo nzira nyakubahwa Perezida wa Sena nayo yarebwaho. Ariko icyo nishimira cyambere nuko iyo urebye aya mavuriro y'ibanze yakoze ibintu by'ibitangaza, kuko uba abapfumu babuze ibyo bakora, n'abandi babeshyaga abaturage bakabadwa utwabo bababeshya, kandi bari bakeneye ubuvuzi gusa nta kindi, bakabarya ihene bakabarya iki. Ariko ubu kuva aya mavuriro y'inzego z'ibanze yaraje, nibura hiyubatse umuco wo kwivuza. Ni ikintu gikomeye cyane, kuko burya umuco yo waje nyakubahwa Perezida wa Sena ni impinduramatwara bikomeye. Umuco wo kwivuza rero mu cyaro hose aho twagiye tujya twarawubonye, kandi yazanywe uwo muco wazanywe n'aya mavuriro y'ibanze. Igisigaye rero nyakubahwa Minisitiri umunyamabanga wa leta yabivuze, n'ibiganiro turi kugenda turagenda tubivuga, ni ukunoza ibisigaye kandi bizashoboka, nta kinanira abanyarwanda bo babyiyemeje. Ndabashimira nyakubahwa Perezida wa Sena. Nakoze. Ijambo ni rya Senateri Nyinabamwe. Aho tugeze nkuko umunyamabanga wa leta yabitugaragarije, murakoze cyane nyakubahwa Perezida wa Sena n'ingamba zihari, nyakubahwa Vice President aho tuvanye kure kandi naho tugeze neza, kandi ndumva imihigo ari myiza. Ariko nyakubahwa Perezida wa Sena nashakaga kubaza, mu kubaka aya mavuriro y'ibanze yaba ari ku rwego rwa mbere cyangwa urwa kabiri, roadmap Minisante yikorana n'akarere, kuko iyo urebye aho ziri n'aho abaturage bari usanga distribution idakoze neza. Hari aho ugera ugasanga abaturage ni benshi, hari urwego rwa mbere nta muganga nk'uko babivuze, ntibivuza, barirwa batonze,
bari mu kagari aho serivisi zitangwa zindi z'akagari, uwaje kurega abamwibye n'uwaje kwivuza bose kandi bavurwa n'umuntu umwe. None ukagera ahandi ugasanga hari ivuriro nk'uko twabibonye ririmo ibikoresho byose ariko ntawe urigana. Aho ni mu karere kamwe, mu tugari wenda tutegeranye reka mbivuge, ariko ugasanga iyo distribution irababaje. Mubinyemereye natanga n'urugero. Reka dufate nko muri Musanze. Ugiye nko mu murenge wa Cyuve, mu kagari ka Kabeza, hari first generation. Aho ni mu mujyi. Wajya hirya mu wundi murenge ugasanga aho ubwo navuga nko muri health post ya Kamwumba mu murenge wa Nyange. Nziza itagira bajyayo. Itagira n'ababavura. Ibikoresho biri aho ngaho bibitse. Wajya aho ngaho hose ari mu karere kamwe. Ukibaza utese mwavuze imigambi myiza muzakoresha, mwavuze ngira ngo n'ikoranabuhanga muzakoresha, ngo niba ari geolocalization, ese health post bayubaka mu kagari. Ni akagari gusa ifo kwishyira mu kagari cyangwa ifo kuyegereza abaturage. Kuko banyakubahwa ngira ngo murebye neza aho abaturage benshi bari bakayishyira ku kagari kamwe naho bakabaha first generation ntabwo bivuza. Ahatuwe n'abaturage bakeya mukagenda mukahashyira second generation na first generation at the same time, abaturage badahari ngo bajye kubikoresha. Numva rero icyo kintu cya mapping rwose gikwiye gusubirwamo. Nendaga no kubaza ngo ese zazindi mugiye kubaka noneho mwamapinze neza, service ntituyiha akagari tuyiha abaturage. Ngira ngo icyo ngicyo rwose mukirebyeho abaturage bakwishima bihagije. Ikindi nagiraga ngo nshime hamwe ni mu tugari twegereye imipaka ariko si hose, naho nanone ntabwo mapping ikoze kimwe. Ngira ngo iyo twegereye imipaka abaturage bagira tendansi yo kujya mu bihugu duturanye kandi murabizi neza umutekano wabo uko uhazaharira. Ariko nk'aha ngaha nashima nko muri Burera usanga nka second generation iri nziza, ariko wagira nka Nyagatare ugasanga ntibazi na health post. Ukibaza utese nk'aha ngaha koko uturere twagizemo uruhare, ese twarebye umuturage cyangwa twafashe gusa cya kindi cya one shoe fits all, tukavuga ngo ni mu kagari, ni ku kagari. Hari n'abatumva ko ari mu kagari, ngo ni ku kagari, health post ikabiri mu biro by'akagari. So ngira ngo icyo kintu rero kizakosorwa rwose, twegera abaturage, twegera abakeneye service ntitwegera akagari. Noneho mu begereye imipaka ho rwose dushyiremo akabaraga tubahe na second generation. Murakoze. Murakoze. Ijambo ni rya Senateri Gitatire. Nshimire n'abanyakubahwa basenateri ku bibazo byiza babajije ndetse n'inama batugiriye nziza. Mereye ku cya Senateri Mugisha ku bigendanye na licensing cyane cyane abaforomo n'ababyaza, hari ibyo twanogeje muri no minsi twatangaho updates. Ubundi umuforomo n'umubyaza yarangizaga kwiga agakora ikizami cyo ku ishuri, hanyuma urugaga rubagenga ariko bimeze ubundi mu rwego rw'ubuvuzi ariko no mu zindi nzego haba hari ingaga zigenga bakora umurimo. Ubundi bategerezaga igihe cyo kuzakora icyo kizami. Rimwe na rimwe byatwaraga amezi 3, 4, 5, ugasanga umuntu yararangije kwiga ariko amaze amezi 5 ategereje ikizami cy'urwo rugaga cyangwa kanso. Rero no mwaka rero ibyo byarahujwe, umuntu azajya umunsi yakoze ikizami cya nyuma cy'ishuri azaba ari nawo umunsi akora ikizami cy'urugaga. Tubyita single exit, ku buryo uvamo uhita ujya mu kazi, uburyo urangije ibisubizo bikaboneka bukeye bwaho cyangwa mu cyumweru kimwe usubira mu kazi. Icyo nicyo cyari imbogamizi ikomeye cyane, ugasanga byagoraga abakora muri no rwego, ariko icyo kiba cyarakemutse no mwaka guhuza ibizami byo ku ishuri n'ibizami by'urugaga ku buryo umuntu asohoka ajya mu kazi ako kanya. Ikindi ni ukwihutisha, urumva ni
urarangije academically, urarangije professional wise, uri licensed, ariko no kwihutisha kujya mu kazi. Buriya buryo bw'ikoranabuhanga twashyizeho ni uburyo bwo kwihutisha abantu kujya mu kazi no mu buryo buri fair and transparent. Uwa mbere wasabye akazi aho yagasabye akabasha kukajyaho. Of course abantu bose ari abantu basaba ahantu hamwe ari benshi, ariko hari imyanya mike. Icyo gihe abasabye imbere niho bajyanwa aho ngaho, abandi ariko icyo bikora system nuko aho wasabye utahabonye ishobora kukubwira aho ahandi hari imyanya, kuko uyibona imyanya ibiri kuri urwo rubuga ibizwi, ukayibona ugahitamo aho akunogeye. Icyo twanoza nuko twakorana n'izindi nzego kugira ngo internet yihute, abantu babone izo access, ariko kuba twarashyizeho buno buryo bwagabanyije ku buryo bugaragara cyane. Iminsi yafataga yuko umuntu usabye akazi n'igihe agaherewe, icyo gihe cyaragabanutse mu buryo bugaragara cyane. Iyo trend rero niyo dushaka gukomeza guherekeza. Icyo twakora twareba uburyo abafite imbogamizi za isolated cases twagenda tuzitaho, ariko system wise gushyiraho buno buryo bw'uko abantu basaba akazi muri buno buryo bakakabona mu buryo bwihuse, mu buryo bugaragara bubonera bose, buri auditable bugaragara, ni ikintu kimeze neza, cyatugabanyije igihe, cyafashije muri transparency no muri visibility no guplaninga n'indi ujya he ryari, ikaba ari ikintu cyiza kirimo kiradufasha. Access to capital, gutanga ibisobanuro binonosoye kuri buno buryo twavuze tuzafasha abaforomo bigenga n'uburyo bwinshi bugiye butandukanye. Buriya abenshi muri bo inyubako bakoreramo aba ari izo leta yabagejejeho, bazijyamo harimo n'ibikoresho bakeneye byose, ibyo nabyo ni leta iba yarabitanze. Izo ni incentives zihari ku buryo bajyamo bagakora, ariko aho bakorera henshi n'ibikoresho bakoresha akenshi biba byaraguzwe na leta, ariko nabyo bikaba tukasanga nubwo wakoze ibyo haracyarimo imbogamizi zo kubona amafaranga yo gukora. Icyo turimo turakora n'abafatanyabikorwa batandukanye, urugero natanga ari gahunda igiye gutangira mu minsi y'imbere yaho hari abafatanyabikorwa twakoranye ku buryo bakorana na banki z'ubucuruzi, ku buryo ikiguzi cya loan kigabanuka kikava kuri 17-18% kikagera ku 8%. Hari abafatanyabikorwa binjecting amafaranga muri bank igahereza igaha abaforomo bigenga amafaranga ku giciro twavuga kiri munsi y'igiciro dufite ku isoko muri rusange. Ubwo ni uburyo natanga bumwe bugiye gutangira mu gihe cya vuba. Amasezerano twakoranye na I&M Bank, akaba ariyo bank iza tangira ku mavuriro y'ibanze, kugira ngo turebe ubwo buryo buzakora, ariko twaba tukirimo turashaka n'ubundi bushobozi ku buryo n'izindi banki zindi tubasha gukorana nyinshi ku buryo cyangwa tukongera n'ubushobozi ayo masezerano dufite ya mbere twatangiranye akagera kuri bose. Ubwo ni uburyo navuga bufatika buri practical mu kunoza access to capital. Senateri Kanziza abaforomo bigenga kubafasha no gukomeza kubaba hafi n'ibyo koko, nkuko nari mbivuze turabafasha mu kubona ibikoresho aho bakorera. N'iki cya gatatu kigenanye no kubona ubushobozi nari mvuze mu kanya. Hanyuma ku zindi service nko kuri vaccination, iyo tubaha vaccination ni programme y'igihugu, bitangwa nka package, ibyo bakenera byose guhera kubikonjesha izo nkingo n'izindi service bakoresha, byo bitangwa nka package ku buryo abibona. Amahugurwa nabyo ni ikintu cyangombwa tugomba kubikora. Uriya nagara umushinga, ariko igikorwa nagaragaje muri slides natanze cya 1000 health posts, harimo amahugurwa ahoraho, yaba mu buryo buri clinical mu byo kuvura, mu buryo buri managerial bwo kuyobora, no mu buryo bw'ikoranabuhanga. Rero akaba ari iyo initiative izakoreshwa cyane mu baforomo bigenga kugira ngo babashe gukora neza, kugira ngo amavuriro yabo ajye akora
igihe ntajye muri risque yo gufunga. Senateri Kayitesi, imiti ya NCD n'urugendo nibyo demand irahari, abaturage bakeneye kubona ino miti y'indwara zitandura, ntabwo ari ku mavuriro y'ibanze gusa, ariko turashaka no kubigeza ku bajyanama b'ubuzima, ariko ni ibintu bikeneye amahugurwa yihariye. Abaganga, abaforomo batanga ino miti ku bigo nderabuzima bahabwa amahugurwa y'amezi 6 ku buryo babasha gutanga ino miti, kuko ni imiti ifite umwihariko wayo, ukeneye kumenya neza bitewe n'umuntu n'umubiri we, biology ye, uramuhuwe muti urahitamo wese mu miti 4 ishobora gutangwa, urahitamo uwuhe. Yaje niyo mahugurwa, ubundi abaganga ni barabyiga mu ishuri, ku ntebe y'ishuri barabyiga, kumenya bitewe n'umuntu ukangana, uko umubiri uteye, indwara afite zigiye zitandukanye. Naye nk'urugero, hari igihe umuntu aba afite indwara 2 zigiye zitandukanye, afatira imiti itandukanye. Icyo gihe hari igihe ushobora gutanga umuti umwe ukagongana n'uwundi yarasanzwe afite, cyo bita drug to drug interactions, byatuma bitera ikibazo kurushaho ibyo abaganga babyiga mu ntebe y'ishuri n'ibisanzwe mu isomo ryitwa pharmacology. Ariko mu buryo bwo kwishakamo ibisubizo, ni nkuko mu gihe cy'imyaka ishize n'imiti ya malaria twigishije abajyanama b'ubuzima uburyo bayitanga, n'abaforomo twabigishije ku rwego rw'ibigo nderabuzima, bafata ayo mahugurwa y'amezi 6 ku buryo babishobora. Ikigiye gukurikiraho rero nuko n'abaforomo bakora ku mavuriro y'ibanze bazahabwa ayo mahugurwa, ndetse n'abajyanama b'ubuzima bazahabwa amahugurwa ku buryo babasha gutanga iyi miti ku baturage mu buryo babishaka, ariko babitanga mu buryo butekanye, safety yabo imeze neza. Hanyuma kubijyana na contracting, icyo gihe kirekire cyafataga, icyo tukaba nibyo koko twarabibonye niko bimeze. Icyo turimo turakorana n'izindi nzego cyane cyane Minaloc, nuko icyo gihe kigabanuka kikagera ku kwezi kumwe maximum, ku buryo iyo contracting period birangiye. Hanyuma ku baganga b'abadamu, nibyo koko nkuko babivuze niko bimeze. Ikigiye gukorwa nuko muri special statutes yacu tuzagira uwo mwaka utazajya ufatwa nkaho wapfuye ubusa, ahubwo igihe yamaze arimo arita ku mwana cyangwa mu gihe cy'iminsi ya nyuma yitegura kubyara, iminsi yafashe case by case, kuko igihe biga kiba cyarabaye kigenwa n'ibyo bagomba kwigamo. Ikizakorwa nuko igihe yamaze atarari muri training ye biraterwa, bishobora kuba amezi 3, bishobora kuba 4, bishobora kuba 5, bishobora kuba 6, bizaba biri specific umuntu ku wundi. Nimba ari 3 akazakora ayo mahugurwa y'amezi 3 yarasigaje, hanyuma akabasha kurangiza, yaba ari 4 yaba ari 5, niko bigiye gukorwa muri special statutes. Senateri Muhire, nibyo koko amahugurwa tuba dushaka kuyatanga hose. Icyo turimo turakora no gushaka ubushobozi rero bwo ko amahugurwa atanga hose, hanyuma no abakora muri izi nzego z'ibanze, ubundi bari part ya pyramid yacu ya healthcare, aho bitarimo biragenda neza muri communication, nabyo tugiye kubinoza nka Minisiteri y'Ubuzima, ku buryo bikorwa mu buryo bugaragara. Icyambulance nacyo mumaze iminsi mubona yuko hari reform irimo iraho muri emergency medical services muri rusange, mu butabazi bw'ibanze. Twatangiriye aho twari dufite ikibazo gikomeye cyane cyari mu mubare wazo, ukaba wariyongereye mu buryo bugaragara, tukaba turimo turongera n'izindi n'uburyo zikora, noneho nabyo tukaba turimo turabinoza ku buryo ambulance yegereye cyane aho umuntu ari, bitavuze ngo niyo muri catchment area runaka cyangwa iki, izajya igera kuri uwo muntu. N'uburyo bwo kwishyura rero nabyo bikaba birimo biranozwa muri reform y'ubutabazi bw'ibanze, bikazakorwa. Ibyo byo iyo situation yo kuvuga yuko RSSB itishyuraga facture za nyuma ya 11 ni yaterwaga nuko mu buryo bwo gukora amavuriro y'ibanze ubundi akora ku manywa daytime.
niyo mpamvu hazagamo iyo ntuza ariko muri ikoranabuhanga twavuze aho urubuga rwa Minisiteri y'Ubuzima n'urubuga rwa RSSB umuturage yaje tuvuye ku ivuriro ry'ibanze dufite rifite abaganga bahagije ku buryo n'amasaha arenze ayo ngayo saa 11 baba bakora ni ibintu bizajya bigaragara igihe winjiyemo